Samweli wa kabiri igice cya 17. Ahitofeli arongera abwira Abusalomu ati reka ntoranye ingabo inzovu imwe n'ibihumbi 2 mpaguruke nkurikire Dawidi muri iri joro, kandi ndamugwa gituma arushye, amaboko yatenebutse. Ndamutera ubwoba maze abantu bari kumwe nawe bose bahunge, mere ko nica umwami wenyine, maze nzakugarurira abantu bose. Nuko nubona uwo muntu ushaka uzaba ugaruye bose, maze abantu bose bazaba amahoro. Abusalomu ashima iyo nama cyane, n'abatware ba Isiraheli bose barayishima. Abusalomu aravuga ati none nimumumagarire Hushayi w'Umwaruki, nawe twumve icyo avuga. Maze Hushayi yitabye Abusalomu. Abusalomu aramubwira ati Ahitofeli yatubwiye ibi n'ibi, mbese dukore uko yavuze? Niba atari uko tubwire nawe. Hushayi asubiza Abusalomu ati inama Ahitofeli yagiriye kuri ubu si nziza, kandi atuzi isoni ingabo ze ko ari abanyambaraga, kandi ubu baratse mu mitima yabo nk'idubu yakiwe abana bayo ku gasozi. Kandi uzi ko se ari intwari, ntagomba icumbi mu bantu, none ubu yihishe mu myobo cyangwa ahandi. Nuko nihagira bamwe bapfa bagitangira kurwana, uzabyumva wese azagira ati hapfuye benshi mu bakurikiye Abusalomu, bizatuma umuntu wese naho ari intwari ifite umutima nk'uw'intare ahahamuka, kuko Abisiraheli bose bazi ko se ari umunyambaraga, kandi n'aba ari kumwe n'abari intwari. Ahubwo njyewe intama nkugira ntiyi: teranya Abisiraheli bose uhereye i Dani ukageza i Berisheba, mpangane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja ubwinshi, kandi nawe ubwawe uzatabarane nabo. Tuzamurasukira aho azaba ari hose, tumutondeho nk'ikimuko gitonda ku isi. Nuko uhereye kuri we ukageza ku bantu bari kumwe nawe bose ntuzasigaze n'umwe. Kandi naramuka agiye mu mudugudu, nabwo Abisiraheli bose bazazana imirunga, dukurire uwo mudugudu mu mugezi kugeza aho hatazabonekayo akabuye na kamwe. Nuko Abusalomu n'abantu ba Isiraheli bose baravuga ati inama ya Hushayi w'Umwaruki iruta inama ya Ahitofeli, kuko Uwiteka yagambiriye kurogora inama nziza ya Ahitofeli kugira ngo Uwiteka atere Abusalomu ibyago. Maze Hushayi abwira Sadoki na Abiyatari b'abatambyi ati inama Ahitofeli yagiriye Abusalomu n'abatware ba Isiraheli niyi, ariko njyewe ntamugiriye ntya nanyu. Nuko none mutume kuri Dawidi vuba muti iri joro nturare ku byambu byo mu butayu, ahubwo ntihagire ikikubuza kwambuka, kugira ngo umwami atamiranwa n'abo bari kumwe bose. Kandi Yonatani na Ahimasi babaga i Rogeli, umuja akageza kubibabwira, nabo bakajya babwira umwami Dawidi, kuko batari bakwiriye kwinjira mu murwa ku mugaragaro. Ariko umuhungu arababona abibwira Abusalomu, bagenda bihuta bombi bagera ku mugabo w'i Bahurimu wari ufite iriba mu rugo rwe, barijyamo. Maze umugore asingira igipfundikizo agipfundikiza ku munwa w'iriba, hejuru yacyo asanzeho ingano zisekuye ntihagira ikimenya. Hanyuma abagaragu ba Abusalomu binjira mu rugo basanga uwo mugore, baramubaza bati Ahimasi na Yonatani bari he? Uwo mugore abasubiza ati bakutse akagezi. Nuko babashatse barababura, basubira i Yerusalemu. Bamaze kugenda babandi bakuka mu iriba, baragenda babwira umwami Dawidi bati nimwambuke, mwambuke uruzi vuba, kuko Ahitofeli yabagiriye inama atyo zo kubarwanya. Nuko Dawidi ahagurukana n'abantu bari kumwe nawe bose bambuka Yorodani, umuseke utambika nta n'umwe muri bo wari utarambuka Yorodani. Ariko Ahitofeli abonye ko batakurikije inama ye, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, arahaguruka ataha iwe mu mudugudu w'iwabo, atunganya inzu ye, yiyahuza umugozi arapfa, bamuhamba mu gituro cya se. Nuko Dawidi ajya i Mahanayimu, Abusalomu nawe yambuka Yorodani ari kumwe n'Abisiraheli bose. Maze Abusalomu agira Amasa umugaba w'ingabo ze mu cyimbo cya Yowabu. Kandi Amasa uwo yari umwana w'umugabo witwa Itura wo mu Isiraheli, waryamanye na Abigayili mwene Nahashi murumuna wa Seruya nyina wa Yowabu. Abisiraheli na Abusalomu bagerereza mu gihugu cy'i Gileyadi. Hanyuma Dawidi ageze i Mahanayimu, Shobi mwene Nahashi w'i Raba y'Abamoni, na Makiri mwene Amiyeli w'i Lodebari, na Barizilai w'Umunyagileyadi w'i Rogelimu bamuzanira amare n'inzabya n'inkono n'ingano na sayiri n'ifu n'ingano zikaranze n'ibishyimbo n'udushyimbo duto n'inkori zikaranze n'ubuki n'amavuta n'intama
n'amavuta akuze bihawe Dawidi n'abari kumwe ngo babirye, kuko bari bavuze ngo abantu barashonje bararuha bicirwa n'umwuma mu butayu. Samweli wa kabiri igice cya 18. Maze Dawidi abara abantu bari kumwe nawe, abaha abatware bo gutwara imitwe y'ibihumbi n'abo gutwara iy'amagana. Dawidi ahera akagaba ingabo, igice cya 3 agiha Yowabu, ikindi agiha Abishayi mwene Seruya mwene se wa Yowabu, ikindi gice cya 3 agiha Itayi w'Umugiti. Umwami abwira abantu ati nanjye ubwanjye sinde bubure gutabarana namwe. Abantu baramuhakanira bati we nturi butabare, kuko niduhunga batazatwitaho, ndetse n'ubwo igice cya 2 cy'abantu bacu bapfa ntabwo batwitaho, kuko uhwanye n'abantu bacu inzovu. Ahubwo ibyarutaho ni uko wakwitegura kudutabara uturutse mu mudugudu. Umwami arababwira ati ikibabera cyiza nicyo ndi bukore. Nuko umwami ahagara mu bikingi by'amarembo, ingabo zose zirasohoka, amagare n'ibihumbi. Maze umwami yihanangiriza Yowabu na Abishayi ati ku bwanjye murangenzereze neza uwo muhungu Abusalomu. Kandi abantu bose bumva ko umwami yihanangirije abagabo bose ibya Abusalomu. Nuko abantu bajya kurwanira n'Abisiraheli ku gasozi, urugamba rusakirana mu ishyamba rya Efurayimu. Abisiraheli bahanesherezwa n'abagaragu ba Dawidi, maze uwo munsi hapfa abantu inzovu 2, kuko intambara yari isandaye muri icyo gihugu cyose. Uwo munsi ijuru ryica abantu benshi kuruta abishwe n'inkota. Hanyuma Abusalomu akubirana n'abagaragu ba Dawidi, kandi yari ku nyumbu ye. Maze inyumbu ye imunyurana munsi y'amashami y'imatanwa y'umwera w'ingara, umutwe we ufatwa n'amashami yawo ahera mu kirere hagati y'ijuru n'isi, inyumbu ye yari imuhetse irakomeza iragenda. Maze umugabo aramubona abibwira Yowabu ati nabonye Abusalomu anagana ku mwera. Yowabu abaza nyiri ukumubwira ati ndorera, umubonye n'iki cyatumye utamusogoterayo ukamutura hasi, komba nkugorora ibice by'ifeza n'umushumi? Uwo mugabo asubiza Yowabu ati naho nagororerwa ibice by'ifeza 1000, sinakwemera kurambura ukuboko kwanjye ku mwana w'umwami, kuko twumvise umwami akwihanangiriza na Abishayi na Itayi ati mwirinde hatagira ukora kuri uwo muhungu Abusalomu. None iyaba nabigenje ukundi ngakoberanya ubugingo bwe, kandi nta jambo umwami ahishwa, wowe ho wajyaga kubyigurutsa. Yowabu aravuga ati simbasha gushyogoranya nawe nnyo. Ajyana imyambi 5 ayitikura Abusalomu mu mutima akiri muzima, aho yari ari mu mwera. Maze abahungu 10 b'abanyantwaro za Yowabu bagota Abusalomu, baramusogota arapfa. Yowabu ahera akavuza ikondera, ingabo zirahindukira zirorera gukurikira Abisiraheli, kuko Yowabu yazibujije. Nuko bajyana Abusalomu bamujugunya mu bushya bunini bwo mu ijuru, bamurundaho ikirundo cy'amabuye kinini cyane, maze Abisiraheli bose barahunga, umuntu wese ajya mu ihema rye. Kandi Abusalomu akiri muzima yari yarajyanye inkingi ayishinga mu gikombe cy'umwami, kuko yari yaravuze ati nta mwana w'umuhungu mfite ngo bazamwibukireho izina ryanjye, niko kwitirira iyo nkingi izina rye. Nuko yitwa inkingi y'urwibutso ya Abusalomu nta bugingo n'ubu. Ahimasi mwene Sadoki aravuga ati reka niruke mbwira umwami amacumu y'uko Uwiteka yamuhoreye inzigo y'abanzi be. Yowabu aramubwira ati nujya kuvuga amacumu uyu munsi uzaba uyavuga ubundi, ariko uyu munsi nturi buyavuge, kuko umwana w'umwami yapfuye. Yowabu abwira Umukushi ati hosha igenda ubwira umwami ibyo wabonye. Nuko Umukushi aca bugufi imbere ya Yowabu ariruka. Ahimasi Sadoki arongera abwira Yowabu ati ntacyo bitwaye, ndakwinginze reka mfe kugenda nkurikire uwo Mukushi. Yowabu aturirukankanwa n'iki mwana wanjye, kuzi ko utazahemberwa izo nkuru? Undi ati ntacyo bintwaye mfuye kugenda. Yowabu atirukanka. Nuko Ahimasi arirukanka aciye ikigarama yose anyura ku Mukushi. Kandi Dawidi yari yicaye hagati y'amarembo 2, maze umurinzi yurira hejuru y'irembo ahateganye n'inkike z'amabuye, arambura amaso yabona umuntu wiruka ari wenyine. Umurinzi ashyira hejuru abibwira umwami. Umwami aravuga ati niba ari wenyine hari inkuru aje kubara. Nuko aza yihuta agera hafi. Umurinzi ahamagara umukumiriza ati dore undi mugabo wiruka ari wenyine. Umwami aravuga ati nawe azanye indi nkuru. Umurinzi aravuga ati ngira ngo imyirukire y'uwa mbere irasa n'iy'Ahimasi mwene Sadoki. Umwami aravuga ati ni umugabo mwiza kandi azanye inkuru nziza.
Ahimasi ashyira hejuru abwira umwami ati byose byabaye byiza. Nuko yikubita hasi imbere y'umwami yubamye, aravuga ati Uwiteka Imana yawe ihimbazwe, yakugabije abantu bari bahagurukije amaboko yabo ku mwami databuja. Umwami aramubaza ati wa muhungu Abusalomu ni amahoro? Ahimasi aramusubiza ati ubwo Yowabu yatumaga umugaragu w'umwami, umugaragu wawe narebaga abantu bacitsemo igikuba, ariko sinamenye ibyo ari byo. Umwami aramubwira ati tambuka uhagarare hano. Nuko aratambuka arihagararira. Umukushi araza aravuga ati ndi kabarankuru z'umwami databuja, kuko uyu munsi Uwiteka yaguhoreye inzigo kuri ba bandi baguhagurukiye bose. Umwami abaza umukushi ati wa muhungu Abusalomu ni amahoro? Umukushi aramusubiza ati abanzi b'umwami databuja n'abantu bahagurukiye kukugirira nabi barakaba ko uwo muhungu yabaye.